Biragoye kugira ikintu umuntu avuga uyu munsi cause nje no kubyakira byananiye kuko nabimenye nka 12:00 n'igice ariko numva nukubeshya nkajya numva nago se nkavuga oya nagari byo sinzi icyo navuga gusa it was not easy kubyakira kuko nani isaha kuko seti ndibuka ari gihe nari ndwaye mu rugo badahari mbura uko njya kwa muganga kwa ko ndi kumwe n'umwana ndamuhamagara ndamubwiye ndarwaye kandi ndi mu rugo njyenyine arambwira ari muri studio arambwira ibyo nari ndimo gukora ndabiretse byonyine kureka ikintu umuntu yarari gukora akaza ku bwawe ku buzima bwawe nta nyungu yinda bifitemo ava muri studio yarari gukora indirimbo ava maraza njyana kwa muganga icyo kintu cyonyine gihora ku mutima wanjye. J-Polly yari umuntu ufite impano nabyita nk'impano yo guca bugufi kudakoresha izina afite ngo bitume yumva yuko abayeho ubuzima butandukanye n'ubw'abandi. Sorry komera mu mutima yego turakumva. So yageragezaga muri ubwo bustari bwiwe guca bugufi yageragezaga nimba ari umwana kuno abana bakura bumva abantu baririmba bababona ku mateleviziyo yari umuntu utashoboraga guca ku mwana atamusuhuje yari umuntu sinzi uko nabikubwira impano imwe nzi yari afite iruta izindi yari yo guca bugufi wose nimba umubwiye ngo nkeneye support yawe ni arabikorana umutima ukunze nago yarazi guhakana ngakubwire ngo iki nago gishoboka ahubwo yakubwiraga ngo work hard niryo jambo ryamubagamo iyo umuntu yamubwiraga nk'ikintu ashaka gucika intege we yamubwiraga ngo work hard we yamubwiraga ngo never give up nawe indirimbo barabizi nago yaruhukaga. Nimba muri studio muragomba kuvamo indirimbo muyirangije nimba habaye ikibazo runaka wenda nje najyanye nawe muri studio akenshi narabibonaga ntago yakundaga kumva umuntu amubwiye ngo ndumva ndushye ngo reka indirimbo tuzayikomeze ejo ushobora gukora ibindi yajyaga nakoresha ijambo ngo ejo sahacu niryo jambo ryangarutsemo cyane nyimenya ibyo bintu yakundaga kuvuga ngo ejo sahacu ari n'indirimbo yakoranye na Bruce Melody abivugamo yakundaga gukoresha ijambo ngo kora umwanya wawe ukiufite. Reka mfata akanya ngusuhuze wowe aho uherereye hose komeza ugubwe neza nizere ko amahoro y'Imana akomeje kubana nawe. Uyu munsi rero murabizi aho benshi turi mu gahinda k'umushuti cyangwa se kuwo twakundaga nk'icyamamare Joshua wamamaye ku izina rya J-Polly akaba yitabye Imana mu rukerera rw'uyu munsi ku wa 4. Nk'Umutako TV twaje kwegera zimwe mu nshuti ze babanye kugira ngo tubaganirize umuntu tuvuyemo bagira ibyo bamutuganirizaho. Uyu ni Umutako TV kangushimire wakoze subscribe na utarakora subscribe uke gukora subscribe. Nyine turi kumwe n'umukobwa cyangwa se umumama sinzi nyamvuze nabi mu gahinda katanoroshye gusa tunamushimire ko yadaye umwanya wo kuganira nawe. Sister mwiriwe mute? Wiriwe neza seti. Amakuru y'imeza. Amakuru nasanzwe twumvishe mu rukerera rw'uyu munsi. Ushobora kwibaza ngo uyu nguyu turi kumwe ni muntu ki araje abibwira amazina ye akaba ari umwe nawe mu bantu babanye na J-Polly kenshi cyane gashoboka. Watangira ubibwira amazina yawe. Murakoze. Nitwa Kalenzi Ani Belinda ndi umukobwa nari inshuti
umuntu wa hafi wa Jay Polly twarabanye twarabaturanyi kandi beza. Ntabwo byoroshye, hari benshi bitoroheye ndetse no kugera iyi saha kwakira yuko Jay Polly yavuye mu mubiri. Gusa uko biri kose Imana imuhe iruhuko ridashira kandi mwakire aheza buriya ngo ni mu ijuru, natwe tuzamusangayo, twese niho twerekeza. Jay Polly yari mu ntoki muri ubwo buzima mwabanyemo, muri ubwo buturanyi mwaturanyemo, Jay Polly yari mu ntoki. Biragoye kugira ikintu umuntu avuga uyu munsi cause nje no kubyakira byananiye kuko nabimenye nka 12:00 n'igice, ariko numva nukubeshya nkajya numva nago se nkavuga oya nagari byo. So nafashe umwanya munini ndavuga oya, noneho mbona kufunguye internet njya kuri Instagram nkajya mbona ijambo rest in peace. So nabonaga ijambo rest in peace ku ifoto ya Jay Polly nkavuga what no way, nkajya numva nyine ni ibintu nkumva ni ibintu abantu bakumwe haba inkuru za gihuha, nkumva ni ibihuha, nkumva nago ari wo mwanya, nkumva nago mbizi ukuntu nabisobanura, ariko nabonaga ijambo rest in peace ku ifoto ye, nkabona amagambo nkumva nago ari byo. Navuga ngubwo ni bya bihuha abantu bazana, nkumva ari muri gereza, nkumva nyine umuntu afite umwanya wo kumuvuga y'icyo ashaka. So byangoye kugira ngo byakire kuko sinzi icyo navuga, gusa it was not easy kubyakira kuko nani isaha kugira ikintu mbivugaho cyangwa kubona umuntu je no kumupostinga byananiye kuko nabonaga sinzi ukuntu nabigusobanura, ariko oya pe byangoye kubyakira. Ihangane, komera mu mutima, nongera kwihanganisha abafana bose ba Jay Polly ndetse n'umuryango we n'inshuti ze zose muri rusange, no ku Banyarwanda bamukundaga. Jay Polly numwe mu bantu bakoze muziki nyarwanda kuva kera, guhera muri 2004 aho yatangiye aririmbana na Green P, nyuma yaho baza kubahuza na Bulldog Fireman, birakomeza twahoze tubabwira kuri iyo nkuru ya mbere mwabonye. Jay Polly afite ibikorwa byinshi yakoze by'indashyikirwa. Jay Polly yaje kwegukana Guma Superstar muri 2014, yari icyamamare, yarazwi, gusa Imana imuhe iruhuko ridashira. Nyuma yuko twabonye ko hashiye iminsi Jay Polly aho yari yafatiwe na bagenzi be bakoze ibintu runaka, bari bateguye ibyishimo runaka, tunakurikije igihe turimo, nibutsa n'Abanyarwanda mwese muri rusange, mwibuke ko turi mu bihe bikomeye byo kurwanya COVID-19, mwibuke gusigama intera, mwambara agapfukamunwa neza, karaba intoki kenshi gashoboka, twese tufatikanyiriza hamwe kurwanya COVID-19, kandi burya ngo abashyize hamwe Imana irabasanga. Sister Jay Polly yari mu ntoki muri ubwo buturanyi, mu myitwarire ye wamubonaga gute Jay Polly? Ikintu cya mbere seti Jay Polly yari umuntu uca bugufi, ntago ari bya bindi by'abastari hanze ahangaha usanga adashaka no kugushaho ngo agutere peace. Jay Polly twaraturanye, twahavinga gafani nk'abantu baturanye, tuba inshuti zirenze, ariko
uretse no kuvuga ngo twaraturanye nta n'umuntu yacagaho gutya wenda kwa kundi baba bazwi ngo umuntu amuceho avuge ngo Jay Polly narangiza mwirengagize cyangwa bahite birukanyira mu modoka nk'uko tubibona. No, ubu ntabwo hari Jay Polly. Jay Polly yari umuntu ufite impano, nabyita nk'impano yo guca bugufi, kudakoresha izina afite ngo bitume yumva yuko abayeho ubuzima butandukanye n'ubw'abandi. Sorry komera mu mutima, yego turakumva. So yageragezaga muri ubwo busitari bwiwe guca bugufi. Yageragezaga nimba ari umwana abana bakura bumva abantu baririmba bababona ku mateleviziyo, yari umuntu utashoboraga guca ku mwana atamusuhuje. Yari umuntu sinzi uko nabikubwira, impano imwe nzi yari afite iruta izindi yari yo guca bugufi. Yari umuntu uca bugufi pe ibyo nabihagararaho 100%. Nyuma y'uko guca bugufi kwe, nutuhe tuntu tundi twakunze kumuranga? Ni ibiki byamuranze mu buzima bwa buri munsi muri icyo gihe mwaturanye? Maze kutubwira ati yacaga bugufi kandi yahaga buri muntu wese icyubahiro cye. Ni ibiki byamuranze wagiye ubona muri icyo gihe kitari gito mwashije kuba mwahura kenshi? Ikintu cya mbere, yakundaga inshuti. Cyo wenda n'abandi bazabivuga cyangwa n'abandi bari inshuti ze barabizi. He was a good friend. Yakundaga inshuti, yakundaga gusabana, yakundaga kubona abantu bishimye bari kumwe nawe. Ntabwo yari wa muntu mwabaga muri kumwe ngo bumve umunwa, ahubwo iteka ryose iyo yabaga ari kumwe n'abantu yabaga ari kubaterera amastori aririmba ababwira ati wumvise uyu murongo, ati nyine yari umuntu ukunda gusabana. Sinzi, yakundaga ibyishimo by'inshuti ze. Ni byinshi, yari afite amakarite menshi. Yari wa muntu utamubwira ati Jay cyangwa Kabaka uti ndashonje, nimba afite ibyo bibiri aremera, nimba ari byo byonyine afite aguha 1000 asigarana ikindi. He was a kind hearted. Yagiraga umutima utandukanye n'abandi bantu. So sinzi ukuntu nabikubwira, ariko he was a good person for me, even on friends. Rest in peace. Tuyishimire Joshua Jay Polly Kabaka, Imana ikomeze guhe iruhuko ridashira. Jay Polly umwarimu muzi, yagaragaye mu bikorwa byinshi nkuko navuze mbibabwira, mu ndirimbo nyinshi zakoze ku mitima ya benshi, bitaramo bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Nko ku ndirimbo yitwaga twubatse ahakomeye, twubatse ku musenyi, hari akanyarira jisho kari karimo message nziza cyane. Hari za too much afatikanyije n'abandi bahanzi bagenzi be. Hari go with me, hari go with me. Ni indirimbo nyinshi uyu mugabo yari afite ibikorwa by'indashyikirwa hano mu gihugu mu Rwanda. Gusa ntago twabitindaho cyane kuko uko biri kose nuko twese tumaze kumenya yuko yavuye mu mubiri ubwo yavanwaga aho yarafungiye, yerekeye bamujyana ku bitaro bya Muhima. Mukuru we Maurice hari byinshi nawe yamuvuzeho, ari nawe kandi watangarije ibitangazamakuru byinshi bigenzi byacu ko yamaze kwitaba Imana. Twese niyo nzira dukomere twizeye aheza ni mu ijuru. Ubu rero hitabye Imana, byabaye, natwe turacyarimo kureba communicated y'uburyo twamenye igihe bazashyingurira kugira ngo no muhango tuzamuherekeze. Nizere ko nawe tuzahahurira.
ikindi wavuga kuri Jay Polly ni nk'igiki, kuko Jay Polly hari aho nanone yagiye agaragara habaye urugomo runaka ariko akavuga ati nanjye sinjye n'ukuri nibi nta muntu udakosa. ikindi wamuvugaho Jay Polly nk'inshuti yawe, nk'umuntu mwabanye mu buzima bwa buri munsi, umuntu mwatemberanye n'abandi bantu, nkuko watubwiye ati yakundaga gusabana n'abantu, n'ibiki bindi nka bibiri wabonye byamuranze, tuze tugana ku musozo w'ikiganiro. Akoze nanone ikindi kintu cyarangaga Jay Polly yagiraga ubufatanye. Yari wa muntu ugira commitment. Ntago wenda n'abakurikira Umutako TV baraza kubitubwira cyangwa n'ababizi bandi bazabitubwira. Yagiraga commitment. Jay Polly nimba umubwiye ngo Jay ikintu iki arakijyanamo n'umutima we wose. Nimba umubwiye ngo ya support yawe ni arabikorana umutima ukunze. Nago yarazi guhakana ngakubwire ngo iki nago gishoboka, ahubwo yakubwiraga ngo work hard. Niryo jambo ryamubagamo. Iyo umuntu yamubwiraga nk'ikintu ashaka gucika intege, we yamubwiraga ngo work hard, we yamubwiraga ngo never give up. Yari umuntu uri encourager, yari nago yajyaga acika intege nubwo yari hari amasaga menshi yagiye aba urugomo n'iki, ariko nta mutima mubi yabaga bikorana ibyabaga byose. Turi abantu, nta muntu n'umwe bitabaho, nta mpamvu yo kujudginga umuntu. Buriya iyo ari scandale yabaye abantu niyo bamenya, ariko yari ikintu kiza yakoze, yari uko gufasha umuntu yakoraga, nta muntu wabimenyaga. Ahubwo nimba ari scandale runaka nibyo abantu bamenyaga. Abantu twari dukunda gushyira imbere ibintu bibi kugira ngo dushigikire cyangwa tuzirikane ibyiza umuntu yakoze. So yagiraga commitment, yagiraga ubufatanye, yagiraga umurava mu bintu byose yakoraga. Even n'abahanzi bakoranye nawe indirimbo barabizi, ntago yaruhukaga. Nimba muri studio muragomba kuvamo indirimbo muyirangije. Nimba habaye ikibazo runaka, wenda njye najyanye nawe muri studio akenshi narabibonaga. Ntago yakundaga kumva umuntu amubwiye ngo ndumva ndushye ngo reka indirimbo tuzayikomeze ejo. No, ahubwo yakubwiraga ngo wahad, ngo kwaje ibingibi reka tubikora uyu munsi, ejo ushobora gukora ibindi. Yajyaga nakoresha ijambo ngo ejo sahacu. Iryo jambo ryangarutsemo cyane nyimenya ibyo bintu. Yakundaga kuvuga ngo ejo sahacu. Ari n'indirimbo yakoranye na Bruce Melody abivugamo, yakundaga gukoresha ijambo ngo kora umwanya wawe ukiufite, kora ibyawe none kuko ejo sahacu. Sinzi yakundaga gutanga ni nk'ubuhanuzi yakundaga kuvuga. Nabyumvise mpita mvuga ni prophet returns. Ndavuga ni prophet returns, ubuhanuzi nyine burasohoye. Ibyo yakundaga kuvuga ko ejo atari ahacu birabaye. Ibyo ya guys, Jay Polly, he was a good person. Yakubwiraga ikintu niyo mwaba muri gukina cyangwa muri guseka, ariko nyamara gifite indi message, gifite ubundi busobanuro bugikurikiye, ariko twe ntitubimenye. Ari ibintu twayaga tuvugana, ariko nkagira ngo ni blague zacu, we are friends. Nkavuga nibyo nyine arabivuga kuko turi inshuti. So yari umuntu wagiraga amagambo y'ubwenge mu buzima bwe. Ni nayo mpamvu ntabwo yakundaga gukoresha social media cyane, ntabwo yakundaga kuzikoresha, ariko yabaga ari communicated n'abashuti n'abafamiliye. So sinzi ibintu navuga kuri Jay Polly ni byinshi. Kimwe cyo Imana ikomeze kumuyiruko ridashira. Twe turimo tuganira na Karenzi Belinda, akaba ari umwe mu nshuti z'umugenzi Jay Polly Kabaka. Twishimire Joshua akaba rero yitabye Imana kuri uyu munsi. Twishimire Joshua yavutse ku itariki 5 Nyakanga mu mwaka
1988 akaba yitabye Imana ariko yarari mu bihano hari ibyo yaragikurikiranwaho n'amategeko bitewe n'ibyari byabaye. Abenshi bakomeje kugenda bavuga hirya no hino bavuga ibintu byinshi bitandukanye ako dukurikije kuri message yatanzwe n'inzego zibishinzwe cyase kubakurikirana abagororwa nuko hari inzoga irimo ibiyobyabwenge bikomeye bashobora kuba banyweye we na mugenzi we, ndetse mugenzi we akaba akiri mu bitaro ariko Joshua J. Paul akaba yakuwe mu mubiri. Yitabye Imana afite imyaka 33. Ni byinshi cyane twavuga, sister ihanganire kakurira bibaho, komera mu mutima. Ni byinshi cyane twavuga tubivuze bwakira bugacya, gusa natwe atubereye urugero rwiza. Hari byinshi, hari ibikorwa yagiye akora asize byiza, ngira ngo n'abahanzi bagenzi be bakoranaga uwo mwuga barabizi, barabibonye. Nanashishikariza urubyiruko n'abahanzi muri rusange kwibuka yuko niba uri icyamamare, hari izina ufite, hari byinshi ugomba kwigomwa, kwirinda ibigare bibi, ibiyobyabwenge kugira babashe kugira ejo heza n'iterambere ryiza. COVID-19 uyu uracyari Umutako TV. Sister, nyuma yuko ejo bundi bamufata afunzwe, mwaherukaga kubona na ryari? Nago twe duherukanye kuko I was busy in my own stuff. Nago twari turi in touch cyane kuko nari impuze cyane. So, urumva I was missing him. I was missing the vibes, ibiganiro, stories, fun moments, ibintu byinshi cyane. Nari mukumbuye mu by'ukuri, agenye mukumbuye. Imana umuhiruko ridashira. Kandi agiye twese tukimukeneye, ni nk'ibihe bitaramo waba waritabiriye akiriho nka bibiri bya J. Paul waba waritabiriye bakagutaramira koko ukavuga ati byari bimeze neza? Biriya bitaramo bya Guma igihe umwaka yitwaramo. Ikindi gitaramo twaherukaga gutaramirwa nawe ni East Africa Promoters, bya bitaramo byabaga ku itariki ya mbere. Byari byiza, twari twishimye ndetse nawe yari yishimye. Guys, actually ibitaramo byinshi byiwe narabyatendingaga byinshi kuko yatangaga vibe, yatangaga show. Yabaga ari show koko nk'izina ryabyo. So biragoye. Ni nk'igiki J. Paul yaba yaragukoreye cyiza mu gihe mwamenyanye cyose? Seti ndibuka ari igihe nari ndwaye mu rugo badahari, mbura uko njya kwa muganga kuko nari ndi kumwe n'umwana. Ndamuhamagara ndamubwira Jay ndarwaye kandi ndi mu rugo njyenyine. Arambwira ngo ari muri studio, arambwira ngo ibyo nari ndimo gukora ndabiretse. Byonyine kureka ikintu umuntu yari ari gukora akaza ku bwawe, ku buzima bwawe, nta nyungu yindi abifitemo. Ava muri studio yari ari gukora indirimbo, ava maraza njyana kwa muganga. Icyo kintu cyonyine gihora ku mutima wanjye cyarantushije cyane. Nago mbizi ko nabisobanura, wenda buri muntu agira uko yakira ibintu, ariko ni igikorwa njyewe nahaye Valeri remereye cyane kuko ako kanya ntabona umuntu njyana kwa muganga maybe byari gukomera. So I thank him for everything he done for me. Buri kimwe cyose kandi nakundaga no kubimwibutsa.
nakundaga kumugana G kuko twahamagananaga G namuga G igihe unjyana kwa muganga I didn't forget that time waretse ibyo wakoraga uranyitangira muri make ndumva ariko nabivuga uza witangira ubuzima bwanjye kugira ngo budakomeza kujya mu kaga. So I am really thankful for him. Ndanashimira Imana yari yaramumpaye ikampuza nawe kuko wenda icyo gihe yaba adahari maybe byari gukomera ariko yarakoze cyane. Okay. Nihe message waha Abanyarwanda bari mu kababaro izi saha ku rupfu twishimire Joshua J. Paul watuvuyemo? Message ushobora guha Abanyarwanda bari mu kababaro ku rupfu rwa J. Paul? Ikintu cya mbere nababwira, take heart, mukomere. Ntabwo byoroheye buri umwe wese uretse kumva ngo yari umustar, even n'uwari umufana we n'uwamufanaga nawe ndamwihanganishije kuko hari ibintu bimwe na bimwe azakumbura abuze umuntu yafanaga. Ndi kubona ririya jambo ngo rest in peace ku mafoto ye nkabona nago biberanye n'ifoto ye ariko we are in us, this us is not fair. Hakundi twabigenza, buri wese akomere. Ufite undi muntu umwegereye wagize ikibazo runaka amukomeze kuko nicyo tubereyeho. Kandi natwe we have to be strong kuko nakundi twabigenza. So mukomere kandi urukundo yasigiye abantu, ikizere yaremyemo abantu, I guess ko nta hantu na hamwe kizajya. Region never die, never die. Ibikorwa bijya bizagumaho, tuzakomeza twumva indirimbo ze, tuzakomeza always in your hearts. Yeah. Okay, thank you. 2018 I think mu kwezi kwa kane ku itariki ya mbere nibwo Muze Radio yitabye Imana. Icyo gihe nari ndi Kampala ku ishuri, ariko bitewe n'uburyo natwe twamukundaga byabaye ntange ku giti cyane byabaye nk'icyo gihe kuko Muze amara kwitaba Imana. Icyo gihe ndabyibuka neza COVID-19 yari taraza. Urupfu rwe twagiye gushyingura turi nk'abantu barenga 2,000. Excellence wa Uganda ndibuka yatanze amamodoka, atanga buri kimwe cyose, abantu bakoreye iki buriya biba bigoye kwakira ko umuntu akuvuyemo. Yewe kabe niyo yaba ari umuturanyi, kabe niyo yaba ari umumotari wajyaga gutwara, ariko noneho nk'umuntu uba yarakoze izina runaka, ibikorwa by'indashyikirwa runaka, biba bigoye kubyakira. Ariko twese dukomere mu mitima, nanjye ndihanganisha Abanyarwanda muri rusange, dukomere mu mitima, nakundi twabigenza. Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. We rero aho uherereye hose, ushobora kuba nawe aho uri urwaye utameze neza, senga cyane, komera ku ijambo ry'Uwiteka. Burya ngo Imana ishobora byose. Twabana b'abantu nta kintu dushobora kwigezaho, ngo ariko Uwiteka ashobora byose. Nawe umeze neza rero ni wirare, menya kubana neza n'abantu, menye kuyobora neza, wibera umurinzi w'ubuzima bwawe ndetse unaba umurinzi w'ubuzima bw'abandi. Uyu ni Umutako TV. Reka tugushimire, tugera hirya no hino henshi hatandukanye. Twe turi kumwe na Karenzi Belinda, akaba ari umwe mu bakobwa bagiranye umubano na J. Paul. Hirya no hino hatandukanye, aba friends nkuko twabyita, inshuti bisanzwe. Ubu hari n'abandi bashobora kubifata ukundi kundi. Reka ngushimire we twatangiranye iki kiganiro, tukaba tukigeranyije ku musozo. Ngiye mwaye muri kumwe ni MC Seti. Uyu ni Umutako TV, tuze kubonana mu biganiro bikurikira. Imana ikomeze ibarinde. Kubw'umwanya waduhaye wo kuganira nawe, kwigomwa ukareka nawe ibyo wari urimo, ukaza kugira ngo duhe ubwo buhamya ku muntu watuvuyemo. Imana iguhe umugisha.
murakoze cyane Umutako TV. Imana ikomeze ibarinde naho mu biganiro bikurikira. Aya basi. Muri